ni n'umukobwa wa mbere twakundanye kwa muri segonderi. Noneho ariko dukundana tutanganye imyaka ndetse tutafite na vision imwe. Noneho nyuma we kumbe twakundanaga tudahuje vision imwe nakubwiraga. Donc ngiye vision yanjye kwari kurangiza amashuri, twamara kurangiza amashuri ngashaka uburyo nkomeza na kaminuza noneho ngakomeza. None ariko we vision y'ahubwo wamenya no kurangiza bitari birimo. Ahubwo menya ashobora ko yariga agashaka nk'umugabo. None ahubwo nyuma njyewe nza gusigara ku ishuri ngiye gukora icya leta yigaga mu wa gatanu. Atashye ngiye kumva numva ngo yarashatse. Urumva ko nari yashatse ataranagukatiye yashatse ataranagukatiye bana mugikundana. Sezeranye neza byatari ku ishuri. Ese waruvuze sex and looking ako ya donc waruvuze ngo imibonano mpuzabitsina n'inzoga byose rero akunda. Akenshi urebye usanga byose ahubwo bijyana. Yama numuhungu wanyu piyoni kasweze ngini Legacy TV cyuma ko subscribe banga kuri Legacy TV mu ntamajyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba Sarazo mu mujyi wa Kigali. Urumpingi nzanga aba diaspora muri USA, Oceania, Afrika ahandi hose kabisa muri bintu nga kuri Legacy. Uyu munsi twatembeye tubabizi turi mu karere ka Musanze. Mwese muzi ko turi uyu munsi hari habera igikorwa cyo kuronshinga cyangwa se kwerekana filime yitwa Urusobe. Irimo abantu benshi bagiye batandukanye bandimbati ba Ketchup ba Nyabitanga n'abandi bantu benshi cyane. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umupapa twahuriye n'umukire cyane. Twahuriye ndavuga ngo umupapa ye ntiyanshika namuvugishije, so turi kubwe kugira ngo tugane. Umuhungu bimeze bite? Yeah, safi kabisa. Meze fresh? Abo kabisa. Ko ndi kubona urani bitwenge. Ni bitwenge kubera ko uyu munsi wari umunsi w'ibyishimo kwa kubona abanyamusanze natwe twakiriye igikorwa nk'iki ngiki twadusanzwe tumenyere mu mujyi wa Kigali cyo kuronshinga filime. Nibwo bwa mbere nkeka ko bibereye mu ntara. So urumva rero umunsi utuma buri muntu wese agira akamwenyo kwisura. Okay, so twibanza amagambo ntabwo yibwiye abantu Abadukurikira cyangwa kuri Legacy TV tubire nka muri kamera to abantu bakukira Legacy TV manzi bimbwira irinde ubone muri rusange. Njya amazina yanjye nitwa Uwimana Alain Cedric Mandela ariko benshi bazi ku izina rya Cedro. Ya Cedro. Okay, Cedro nese ko tugusanza ngato twaje mu bya filime usanzwe ukora iki? Yo busanzwe nkora muri hospitality. Kuyi hotel. Hospitality ni mu makuru ariko ubundi ni muri hospitality muri rusange. Hospitality. Okay, so ubundi wavukiye se ubuzima bwawe wakuze ute muri rusange mbere na mbere? Kavukire? Kavukire ni imvune papa. Cyaro kivuge wala. Kavukire ni imvune. Urabizi ko ubuzima butwerekezaho bushaka. Inyamagabe. Ariko ubuzima donc kavukiranje ni Karongi. Karongi gutinda kwivuga kandi ari mu. Oya nabatinya. Karongi mu mujyi kavukire yawe. Era ni Syria da. Gisagara wenda. Ani kebiwaye haratwe turakaze. Hari Karongi mu mujyi kabisa. Karongi aho bita mu murenge wa Bwishyura. Mu kagari ka Kiniha. Rero utayebye ni n'abana ba. Oya. Ese ubwo n'urwayi. Oya. Uzansuzume. Cedro ngiye kubusuzumira anga. Shaka nka mushiki umwe mu bari bazamutse unsuzume gato. Urakubita inkingi ukazinyegeza. Fo. Fo. Ukora igihe kingana iki? Ndi nka byose. Ndi nka byose. Ariko byose bigenze. Byose. Cyangwa amasego banabirisha inkoko. Byose n'umusore uvuka ahantu bita ku Kabaya. Niwe mu star kuri izi staff bafatiraho urugero muri ntara y'Amajyaruguru yose. Reka. Nawe ubwo watekerenge muke. Ndi byose. Donc bagita byose. Bite n'uburyo umusore yubatse izina. Base banyita byose. Okay. Man harakana abasore benshi bari kuvugaho abakobwa n'inzoga to. Kuri ari gutura hasi no kwinywera byari bikundira iki? Akenshi ariko bavuze ko ibyo bintu bijyana. Donc ni nko kuvuga ngo football n'umuziki ngo niki gikurura abandi. Akenshi ubusanga ni ibintu bijyana ku buryo kubitandukanya bigorana. Niba bavuze umuziki bambe niba bavuze football akenshi ubusanga ijyana n'umuziki ku buryo noneho no kubitandukanya cyangwa uvuga ngo niki kirusha ikindi babigoranye. Na akajyo nayo ntanze ariko njyanisha na music bambe na beer
na n'iriya gahunda ruvuze ubona mpuzabitsina n'inzoga byose rero akunda akenshi urebye usanga byose ahubwo bijyana bateye ikirenge buke bana donc nige baramunyitira bitewe n'uko ari wubatse izindi naha gusa girlfriend ntiyarenganye bro bisa yabarenga cyangwa yaragize amahirwe nuvuga ngo hari n'abantu ngo nyine ubanyeganyeza ubwo yabararenganye ni umeze nka byose uri igikoko buri igikoko donc kuba unyeganyeza ubwo girlfriend yabararenganye cyangwa ahubwo barahiriwe uramufite se ahubwo atuye kugira ngo utabeshya abantu ni umunyakibuye tu ni umunyakibuye umwana we ku ivuko ntago njya ntatira gakondo ngewe hari umuntu wigeze kubaza samusure ngo iruka byeri ryari aravuga ati ni kera ubwo bari muri interview nka saa 10 ati kera ryari ndate saa 8 aho biheruka ryari samusure arandusha ndavuga gutera akabarira ira staff da staff urabona yarase ko yibera ku Kibuye nanjye nkibera i Musanze cyakoze turi gupanga guhura muri Noheli sinzi nabwo ni nabwo duherukana ngo maze umwaka kabisa ubwo amashaza ntiyagiye yo urikugeranya na byose ubwo amashaza ntibyarangiye oya y'umwaka nyine ubwo yitukuramo ibirarane byose ku buryo wongera kujya ku nyuma y'umwaka n'ubundi wiyapudetinga ibanga rya muvana ryumvise muri byose ubundi mana byose ubundi muntu ki byose mu mbwe gatoya nanjye sinzi ibitendo bye mbwira ko ibyamwumviseho muri make ibyo namwumviseho ebana ngo yaragusubizaga umukobwa ngo yamusubizaga amafaranga we ngo yayaguhaga mbere niba ari 10,000 akayaguha mbere 10,000 akayaguha mbere kabisa wowe nawe ukayagaruza atariko bikarangira ariko yamusubiza tisubirana amafaranga mbabara usubire kuko ibintu ukora sibyo yasubirana amafaranga ibintu byanze wigeze uhura nawe se ni gutyo tu nk'umusitari nk'uko duhuye nyine nk'uko yaho gatiyo ni umusitari kabisa reka nanjye reka murya agaserifi ni nk'ubwo buryo nta mikino urebye okay let's back tugaruke ku buzima bwawe noneho ibyose ufite abavandimwe mfite abavandimwe umukobwa se umukobwa mushiki wanjye ushaka ntawamutangira ngani batarafatwa se ntabwo njya nkunda kumuvuga n'umuntu nubajya aracyari muto nkanjye oya n'umumama n'umumama urumva ni mama wanjye ni sister wanjye urumva n'umuntu najya nkunda kukomantingaho cyane ufite ababyeyi bombi oya ufite n'uwowe ntawe imana ibaheruka ridashira baruhukire mu mahoro siko bavuga rest in peace niki cyakubayeho mu buzima bwawe kibabaje n'ubu ngubu iyo wicaye ukaba ari ahantu uri no kwisomera agacupa witaye kukumva ugiye no kurira ikintu kijya kimbabaza nshobora kwita wenda nanyweye nk'agacupa cyangwa se wasi ni ngombwa ko nywa agacupa ahubwo ni nk'umwanya nshobora kuba narataye ku bantu batari ngombwa muri icyo gihe ku bantu batari ngombwa hari igihe wenda ufashe fake friends hari igihe bifashe umwanya noneho ugatekereza ku bantu ushobora kuba waramaranye nabo igihe rimwe na rimwe ugasanga ni nk'igihe cy'umwaka imyaka 2 aho ugasanga nk'izo nshuti zari amafuti ugasanga nta kigenda noneho kibaza kuri uwo mwanya watakaje kuri izo nshuti rimwe noneho ugasanga ahubwo zaranakuzibiye n'imigisha y'izindi nshuti mwakagombye kuba mwaramaranye icyo gihe cyose ugasanga zarafunze amahera noneho ahubwo ukibaza ese muri iyo myaka 2 twamaranye buri ahubwo sinakabaye narahuye n'abandi ahubwo none icyo gihe ukumva kirakubabaje nicyo kintu gishaka kumbabaza ahubwo nk'iyo mfashe umwanya wo gutekereza kubimbabaza ni nk'icyo gihe gishobora kumbabaza aba fake friends bawe wagize ni abakobwa cyangwa n'abahungu benshi muri bo sina benshi ariko ni muri izo jare zombi harimo abakobwa harimo n'abahungu mbaza amazina ariko ntayo nkubaza kugira ngo uvane bagutangiye oya uramenye uramenye sasa ni urukumva wabajwe n'inshuti zawe benshi batandukanye mu rukundo wawe warigeze ubabaraho hari umuntu se wagera kuri iyi myaka yanjye ataragize
ntabwo wagera kuri iyi myaka utarigeze, si ibyo bita deception. Biragoye kugira ngo ugere kuri iyi myaka yanjye utaragize deception. Uwo muntu wakomeje so n'ubwo uracyamwe umutekerezaho? Ntabwo kabura. Kajya kaza ukamutekerezaho? Ntabwo kabura tu. Iyo umutekereje ukora iki? Oya, karaza ukagatekereza just nk'uko utekereza ibindi byose biba byarakomeje. Nyine nk'uko nkubwiye ngo ushobora gufata umwanya ugatekereza kuri uwo mwanya watakaje ku nshuti. Ni nk'uko n'uwo mukobwa ushobora nawe gufata umwanya nawe ukamutekereza ariko kagacamo gutya tu, gacamo kiruka. Wambare nk'iminota 2 ukama story yawe n'uwo mukobwa ukuntu byagenze, story yawe ugatoya nk'iminota 2. Donc se birafata iminota 2 bitewe n'igihe kimaze, nta nubwo mba numva atari ibintu bikaze. Ariko ni n'umukobwa wa mbere twakundanye kwa muri segonderi. Noneho ariko dukundana tutanganye imyaka ndetse tutafite na vision imwe. Noneho nyuma we kumbe twakundanaga tudahuje vision imwe nakubwiraga. Donc ngiye vision yanjye kwari ukurangiza amashuri, twamara kurangiza amashuri ngashaka uburyo nkomeza na kaminuza, noneho ngakomeza. None ariko we vision y'ahubwo wamenya no kurangiza bitari birimo. Ahubwo menya ashobora kuyariga agashaka nk'umugabo. None ahubwo nyuma njyewe nza gusigara ku ishuri ngiye gukora icya leta yigaga mu wa 5. Atashye ngiye kumva numva ngo yarashatse. Urumva ukuntu ari yashatse ataranagukatiye yashatse ataranagukatiye man mugikundana. Sezeranye neza byatari ku ishuri. Wanyeganyije? Ya ntacyo gihe nari ntaranyeganyeze. Ibyo bintu biburiya ni ibyavuga. Urumva nari nkiri n'umwana icyo gihe. Ariko twasizanye neza nk'abantu nyine bakundana. Ahubwo muri vacances ngiye kumva numva ngo wa muntu twakundanaga yarashatse. Ukimara kubyumva rero byakugendekeye bite? Ni story ndende. Mashera mu masegonda 30 hitiyivuna. Mu masegonda 30 nuko iyo deception yamazemo amezi 7. Bro, kwa mukundaga byatari? Urumva umuntu mukundanya bwa mbere aba ari hatari. Ahandi najyaga mpanga n'urugendo rw'amasaha nka 3 n'amaguru kugira ngo ngende n'amaguru nanirwenze ndyame yancize nko mu mutwe. Bikanga bikagorana iyo amezi 7 arindashira. Ariko deception ni ibintu bisanzwe, ni n'isomo abantu bageze muri imyaka yanjye akenshi bakunze guhura nabyo. Nako baba barahuye nabyo. Ni gake cyane uba usanga batarigeze bahura nabyo. Tumeze nk'abari kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, noneho niki cyagushimishije mu buzima bwawe kugeza kuri imyaka uriho? Mu buzima bwanjye ikintu cyanshimishije cya mbere ni umunsi, nubwo ari ibintu najya nkunda kuvuga ariko reka mbivuga, ariko ni umunsi nagiye kumva nkumva ngo sister, ni umunsi nagiye kumva nkumva ngo sister yibarutse. Kwa kurumva ni nka mama. Yibarutse umuhungu mwiza cyane bamwita Mayland. Mufata nka murumuna wanjye, kwa kurumva mushiki wanjye mufata nka mama ku rundi ruhande. Nibyo bihe bishobora kuba byaranshimishije mu buzima. Kumva ko yibarutse hari mu gitondo bafura araza aradukomangira ku rugi ati mushiki wanyu yabyaye. Icyo gitondo sinjya nkibagirwa. Byari ibihe ntazibagirwa. Urumva n'ibihe najya nibagirwa. Donc ni kimwe mu bihe ntazibagirwa. Ni byinshi byanshimishije, harimo no kurangiza kaminuza. Donc ni byinshi, ariko bimwe mu by'ingenzi ni ibyo ngibyo. So iyo tumeze nk'abari gusoza ngaho kuri Legacy tuvugira akantu bita kagacenje nka zibazo bitatu kansubiza tugatwanya twisekera. Icyambere ni iki ngiki, 10,000 dukuyemo rimwe ni kangahe? 10,000 dukuyemo rimwe ubwo ni 9,999. Ntaba ntakotoye wana. Reka wabikoze. Icya kabiri mujye intara y'amajyaruguru igizwe n'uturere tungahe? 5. Ute nukubwira? Oya, wahita dukora nabyo. Nahita yavuze binafete ishinzwe iki?
minafete se si turebe kuri kamera gutya minafete ni minisiteri yaryo ishinzwe ikira minafete ni minisiteri ari ubu ngomba kugisubiza uko byagenda kose ngikunanira wambwira ati ko kikunaniye minafete ni minisiteri ishinzwe ibintu bijyanye ni menya ari ibintu bijyanye ni na za affaires étrangères ibintu by'intuza by'imibanire myiza n'amahanga tu yamaye ikiganiro cy'utungana Cedro ahangaha muri Musanze abari bari kureba Legacy TV mane komeza bahumugisha kandi bandi rikiro kuri subscribe banga kuri Legacy TV utera comment kubita na like ugende neza cyane kabisa Cedro, God bless you. God bless you. Bakoze men.